Jackie Chan, amazina ye nyakuri ni Chan Kong-sang, yavukiye i Hong Kong hari ku itariki ya 7 Mata 1954. Yamenyekanye cyane nk'umukinnyi wa filime, umuherwe mu myidagaduro, umwanditsi, umuyobozi wa filime ndetse n'umuririmbyi. Jackie Chan ni umwe mu bantu bahinduriye isi y'imyidagaduro, cyane cyane mu gukina filime zikundwa cyane muri action movies zihuza urwenya n'imirwano ya Kung Fu. Uyu ni umugabo wari ufite ubuzima butangaje cyane mu bwana. Birazwi neza ko Jackie Chan yakuriye mu muryango ukennye cyane. Papa we umubyara Charles na mama we Lily Chan bari abakozi bo mu rugo rw'abanyamahanga muri Hong Kong. Ibi byaje gutuma Jackie akiri umwana yoherezwa kwiga mu ishuri ry'ubugeni rya China Drama Academy, aho yahigaga ubugeni bwo gukina, kubyina no kumenya ubumenyi bwa Kung Fu. Niho yamenyeye gukoresha umubiri we mu mikino yose y'imirwano no mu by'urwenya. Jackie Chan mu 1960 yatangiye kugaragara nk'umukinnyi muto w'inyongera muri filime z'Abashinwa, ahanini zishingiye kuri Kung Fu. Mu ntangiriro y'1970, Jackie yakoranye na Bruce Lee muri filime Enter the Dragon na Fist of Fury, ariko ari nk'inyongera. Nyuma y'urupfu rwa Bruce Lee hari mu 1973, benshi bagaragaje ko Jackie Chan afite gushaka gukomeye ko gukina filime, binatuma bashaka umusimbura wa Bruce Lee. Ariko Jackie Chan yahisemo inzira ye idasanzwe, guhuza imirwano n'urwenya. Yabaye icyamamare cyane mu myaka y'1978. Hari filime yizwe ku izina rya Snake in the Eagle Shadow na Drunk Master, byamugize icyamamare muri Hong Kong no muri Aziya yose. Imirwano ya Jackie yarwanaga akoresheje ubuhanga buhambaye, guca ibintu by'udushya, ndetse akingizamo no gutera abantu urwenya rukabije bakishima. Ibi byaje gutuma mu myaka yakurikiyeho mu 1980 kugeza mu 1990, Jackie Chan aba ikirangirire ku rwego mpuzamahanga. Yagaragaye muri filime zakunzwe cyane nka Police Story yakozwe mu 1985, Amour of God, iyi ni mu 1986, Rambo in the Bronx hari mu 1995, iyi yatumye amenyekana cyane muri USA. Hari n'indi filime izwi ku izina rya Rush Hour cyangwa se Rush Hour, iyi ni mu 1998, yakinanye na Chris Tucker. Ni imwe mu zakunzwe cyane ku isi, igakurikirwa n'ibice byinshi. Hari indi izwi ku izina rya Shanghai Noon mu mwaka wa 2000, ari kumwe na Owen Wilson. Uyu ni umukinnyi wa filime wari ufite umwihariko utangaje cyane. Uyu yari afite stunt, udushya twose dusekeje kandi dutangaje. Jackie adakoresheje abari bamwungirije, yari afite uburyo bwo guhuza Kung Fu, acrobatic ndetse n'urwenya. Ibi byatumye filime ze ziba izidasanzwe. Wari uzi neza ko Jackie Chan ari n'umuririmbyi w'indirimbo z'urukundo no mu njyana ya pop? Ibi yabikoze muri Hong Kong ndetse no mu Bushinwa. Jackie Chan afite ikizwi nka Hollywood Walk of Fame Star ndetse na Hong Kong Avenue of Star. Ibi ni bimwe mu bihembo bitangaje uyu mugabo yahawe ndetse anubahirwa. Chan yashakanye na Joan Lin. Uyu ni umukinnyi wa filime wo muri Taiwan. Mu 1982, Jackie Chan yabyaranye nawe umwana witwa Jace Chan, nawe waje kuba umuririmbyi n'umukinnyi wa filime. Jackie yatwaye ibihembo bitangaje, hari nk'ikizwi cya Oscar Honor Award cyangwa se Oscar Honorary Award, hari mu mwaka wa 2016, kubera uruhare rwe rukomeye mu ruganda rwa sinema
yahawe ibihembo byinshi mu Bushinwa, Hong Kong, USA ndetse n'ahandi ku isi. Jackie afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu mateka ya sinema ndetse n'umwe mu bantu bakunzwe cyane mu isi. Uyu ni umugabo wagize umusanzu ukomeye muri sinema. Chan ntabwo ari umukinnyi wa filime gusa, ahubwo ni umuterankunga w'ibikorwa by'ubugiraneza. Afite imiryango itandukanye ifasha abana, abashonji ndetse n'abagizweho ingaruka n'ibiza. Jackie Chan ni urugero rwiza rw'umuntu ushobora kuva mu bukene bukabije akagera ku rwego rwo kuba icyamamare ku isi yose, abikesha impano ye, umuhati no kudacika intege. Ni urugero rwiza rwa buri wese. Ciao ciao, njye nitwa Depa 250, aha ni kuri